Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Twizere ko mumeze neza. Twebwe aho turi tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Twongeye twagarutse n'ubundi ni kuri ya channel yacu, channel yanyu, channel y'Abanyarwanda, channel y'Abanyamurenge, channel y'abumva runo rurimi rwacu. Tubaye ikaze n'undi mu biganiro byacu bya buri munsi. Ku mazina yanjye rero nitwa Gentille nk'ibisanzwe, ngire ngo bakunzi ba Rukunda TV Show maze kutumenyera hano hantu muri kino kirambi, muri rino kanisa ryacu, muri iri paruwasi rya Unity. Nkomeje gushimira abantu bakoze subscribe, yemwe muri abantu beza, abantu bakoze share, like na comment. N'ubundi ndi wa wundi nzakomeza nze mbasetse. Kuri YouTube nabone inshuti nyinshi, hari abantu bari mu kunyandikira mu gikari, ndabashimiye. Abantu muri mukungira inama nziza zubaka, no kuri Yesu wo mu ijuru abaho umugisha. Nanjye sinzabicisha irungu hano hantu, rero nzakomeza mbane namwe, nzakomeza mbaye ibiganiro byiza biryoheye amatwi. N'ubundi nkomeje kubabwira, n'ubundi ngiye sinzahwema kubabwira ko mwitegure dutahe, amahoro yarabonetse, igihugu cyarabonetse. Ubu nyine mu kuvugisha ababyeyi bacu, kumva barishimye, kumva baguwe neza, nuko Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ubundi kandi ni muri bya biganiro byacu, ni za nama duhora tubagira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero topic yacu uno munsi ni iyo kuvuga ku misaraba yo mu rugo, cyangwa se kuri challenge ziba mu rugo, cyangwa se ku bibazo abantu bagenda bahuraho mu rugo. Umusaraba wa mbere cyangwa se ikibazo cya mbere kiba mu rugo, habamwo ikintu cyitwa ubukene. Ubundi hakabamo ikindi kintu cyitwa ubusinzi, hakaba ikindi kintu cyitwa ubukene, n'ubusinzi. Cyane cyane nibyo bintu bigiye biba mu rugo biza bitugora abantu bubatse. Utashatswe n'umuntu w'umukene, azashakwa n'umuntu w'umusinzi, ugasanga ibyo bintu tugiye duhura nabyo mu rugo nk'abantu b'abamama. Cyane cyane usanga ubu nyine nibwo ndimo kumva ngo hari abakobwa b'abanyamurengekazi bari mu kunywa inzoga, ariko mbere ntago byabagaho. Nta mukobwa w'umunyamurengekazi wanywaga inzoga. Inzoga zanywaga abagabo, inzoga zanywaga abasore, ariko nta mukobwa w'umunyamurenge wanywaga inzoga. Ariko kuri uyu munsi ndimo kumva ngo hari abakobwa b'abanyamurenge bari mu kunywa inzoga. Mw'abakobwa, ibyo bintu sinzi ko nzabyumva, nta gihamya mfite, ariko nimba hari umuntu w'umumama cyangwa se umukobwa unywa inzoga, ni ukuri kose turamubujije. Wose umuco mwiza, si umuco w'abanyamurengekazi. Nari ngiye kubabwira ko hari igihe ushaka ugahura n'ikibazo cy'ubukene. Muri ubwo bukene rero, nimba ushatswe ugasanga mufite ikibazo cy'ubukene mu rugo, icya mbere, muhungu uri gutereta umukobwa, uzimubwiza ukuri, umubwire ati nubwo ngushatse mfite iyi mitungo iyi n'iyi, cyangwa se nta mitungo mfite. Nk'uko ubushize narababwiye, ndababwira ngo umugore ntagomba guteta mu rugo. Ugomba kubwiza umugore mugiye kubana, ni umupatina wawe, ni umuntu mugiye kubana ubuzima bwa buri munsi. Ugomba kumubwira ati sheri, nubwo ngiye kugushaka, ubuzima bwanje bwifashe gutya, nta mitungo cyangwa se mfite mikeya, ariko icyo nizera ndashidikanya nuko Imana izatugeza ku bikomeye, imbere ni heza. Icyo ni kimwe. Ubundi ugashakwa n'umuhungu ari umunywi w'inzoga, wenda utari ubizi, aho ngaho ntabwo two kujaginga, ni ukwihangana gusa. Ukihangana ko tuzaturahira ngo tuzihanganirana mu ngo. Ariko nimba ushatswe ukamenya ko umuhungu azanywa inzoga, ukamushakaho, ukigera mu rugo, reka kwirirwa uta umugabo hanze. Reka kwirirwa uvuga ngo uko mumbana naragowe, umugabo wanje ni umusinzi, umugabo wanje ni umunywi. Reka kwirirwa ubibwira abantu. Abo wabibwira ni rubanda, abo ngabo wabibwira nibo baguseka, nibo baguta hanze. Nimba ushatswe ukagira umusaraba, twavuze ko ari imisaraba myinshi. Nimba usanze umwarimu ufite ifaranga ariko umugabo akaba afite ikibazo cy'ubusinzi, muhishire. Urugo rwubakwa n'ibanga. Urugo rwubakwa n'ibanga. Uzishira umugabo wawe. Hari ikintu abagabo bose bakunda ku bumwe. Abagabo bose bava bakaja bakunda ikintu cyitwa respect, icubahiro. Abagabo bakunda kubahwa. Umugabo
niyo bari umusinzi ugenda agwa ku muhanda, aba akeneye n'ubundi gukomeza umwubahe nk'umugabo mu rugo. Ikintu nabagira nk'inama aho ngaho, wa mugore we, umugabo wagiye kunywa inzoga ashonje yosinda nabi, ariko nubona umugabo wawe afite ikibazo cyo kunywa inzoga, uzi umubwira ati mutware wanje, nimba ugiye gusohoka ugiye gufata icayi c'abagabo nubwo ari ikintu kibi, ariko kandi ugomba kubaha ikintu umugabo wawe akunda cyangwa se umutware wawe akunda. Nimba umugabo yakubwiye ati ngiye kunywa icayi c'abagabo, mubwiye ati sheri wanje abanza ureke ngutekere, uteke niba ari ibiryo umutekere byo gukanja, ariko abagabo benshi majorite bakunda ikintu cyitwa umutsima. Twebwe noneho nk'abagabo b'abanyamurenge, genda ucumbire umugabo wawe, umukarangire neza ibiryo byiza biryoshe, umugabo abirye, narangiza kubirya aje kunywa icyayi cy'abagabo. Icyayi cy'abagabo twagitsinze, ariko ni inzoga. Umugabo wawe namara kurya agahaga akaja kunywa inzoga, azagenda anywe ariko ahazi. Bajya abantu usanga cyane bagigwaho ingaruka nyinshi n'inzoga nuko banywa inzoga bashonje, ariko umugabo wawe wamutekeye ukavuga ati mutware wanje, mbere yo kuja gufata ico cayi c'abagabo banza ureke ngutunganyirize, umugabo wawe yoge, umufatire imyenda, witere ipasi, agenda aje kunywa icayi c'abagabo, nkuko si wowe wakimukuraho iyo nyota. Usibye Imana yonyine niyo yokuraho iyo nyota, cyangwa se wowe umasengesho yawe na bidi, cyangwa se urukundo umwereka nibwo gumugaruza ineza k'umutware wawe w'urugo. Ikindi kintu, umugabo wawe cyangwa se umutware wawe avuye kunywa inzoga agataha mu rugo, agataha yiyanduje, abasinzi aramadefo menshi bagira. Abasinzi baza baruka, abasinzi baza bakora tabia mbaya zose cyangwa se ingeso zibi ziba ku basinzi. Umugabo wawe nataha yanyoye, yicafuje, yiteye ibyondo, mugaruzi neza, ufata imyenda yawe wariyemeje ngo muzabana. Wenda kuwashatswe atazi ko umugabo azanywa inzoga, aho ngaho turamubabariye, ariko nimba wa mugore warashatswe siko umutware wawe azafata icayi c'abagabo, ihangane ugende umumesera imyenda, ufata imyenda y'umugabo wawe uyimese, uyitere ipasi, umwakiriza urukundo. Akiva mu nzoga cyangwa se mu cayi c'abagabo, itufata umugabo wawe umubwire ngo umutware wanje kuramo imyenda, cyangwa se uyimukuremo kuko baba bafite intege nkeya, ukuremo imyenda uyimumesere, umuheze indi myenda yambare, umuheze ibiryo arye, umuhati ibiryo arye, nashaka biruke, ariko biruke yariye yahaze. Nuko ibyo bintu ni byiza, bizotuma umugaruza ineza. Umugabo uko akomeza kugenda akaza agasanga ko uramwitaho, ko uramuhakeya n'ubundi nk'ibisanzwe, n'ubundi wamushatswe uzi ko azanywa inzoga, akabona azava mu nzoga ukamucumbira, ukamutekera, akabona ko uramwereka urukundo, tisheri, ukabanza ukareka inzoga zikamuvamo, ukamuganiza, ukamubwira ati mutware wanje, mugabo mwiza. Ibi bintu ntabwo bikwiriye. Iyi si imico wawigisha abana. Ukomeza kunywa inzoga uzasanga abana nabo baragiye mu nzoga, ariko umubwire ati mugabo wanje ko ngukunda, ntaco wamburanye, wazaritse ibi bintu. Umugabo bitewe nuko ugenda umwereka urukundo, azakumva umugaruza ineza. Aho ngaho notanga nk'ingero aho ngaho ku bintu by'inzoga. Hari igihe nigeze kuraza umupapa uzunywa inzoga, ndamuraza mu rugo iwanje. Ndangije kumuraza, bukeye mu gitondo muheza amazi aroga, muheza amavuta arisiga, muheza icyayi aranywa. Uwo muntu yaranshimiye bitarabaho, aravuga ati ni ukuri ndagushimiye, sinaherukaga guhabwa amazi yo koga, sinaherukaga guhabwa amavuta yo kwisiga. Ndavuga ngo Imana ishimwe. Ndamubwira nti ni inshingano. Arambwira ati si buri wese wakwemera ko ukora izo nshingano. Ikindi kandi nigeze kugira abandi bashitsi nabo baza banywa inzoga. Mu by'ukuri iyo weretse umuntu urukundo, ukamwereka urukundo, ukamwereka ko ibintu byose bishoboka. Umuntu ngewe arabashitsi twagiranye ibyumweru 3 bazanywa inzoga mu wanje, nkabyuka nkabafurira imyenda, nkabafurira amasogesi, nkabahanagura ikirato, uko mbikora mutware wanje nawe nkabibakorera. Nkabyuka nkabogereza inkweto, nkabamesera amasogesi, nkabaheza icyayi, nkabaha amazi bakoga. Nuko
ba bantu twagiranye iminsi nta n'umunsi n'umwe bagiye ngo baje kunywa inzoga, nta munsi n'umwe banyoye inzoga, usibye umunsi umwe hari kuri bonane barambwira ati turatubabarira ntabwo turarangiza umwaka turi mu rugo, ariko uratubabarira uno munsi dukeneye gufata ku gacupa. Ndavuga ati ni ukuri ni amahoro Nyagasani. Abo bantu baragenda bazana agacupa kabo, bansaba ibirahure byo mu nzu, baranywa, bamare kunywa barambwira ati wowe nushake ntiwoze biriya birahure, twebwe uyu mwana turi kumwe arabitwogereza. Ndavuga ati ni ukuri ni amahoro. Mu by'ukuri abo bantu twabanye neza ibyumweru bitatu, nta munsi bankoroze, nta munsi baje ngo bantuke, nta munsi bamvamiye, ahubwo baranazaga bakanzanira ibintu. Ndibuka umwe buri uko yatahaga nijoro yanzaniraga ikivuguto. Icyo kintu nzacibuka cyane kikanshimisha, ahubwo baragenda babara cyane kuko yavaga buri munsi iyo yiriwe akambwira ati nakuzaniye ikivuguto, uyu munsi uranywa ikivuguto, buri uko waje akazana ikivuguto. Aba bantu tubana neza mwa bantu mwese nokubwira, bakanyubaha, nkabahanagura ibirato byo nkorera umutware wanjye nkabibakorera, bagasa neza, ugasanga ko baranshimira, bakanyishimira. Ni ukuri abantu benshi byarabatangaje. Kandi ushaka ko umusinzi akubwira amakuru mwiteho. Barazaga bakambwira amakuru, bakambwira ukuntu babanye, bakambwira ibibazo bagira, bakambwira intambara nkabihanganisha, bakampa story tukaganira, tugaseka, tukishima. Mu by'ukuri twagiranye ibihe byiza bitarabaho. Abo bantu bagiye basohoka banyubaha, kandi si ukuvuga ngo wenda ari n'igihe bashobora kuba baranywa inzoga ihijya, ariko twabanye neza uburyo bushoboka. Ntumutuke, ntumubwire ngo suza wigira gute, ngo sura umugabo nyabaki, uza usanga akwishimiye, akunezerewe nk'umugore wo mu rugo. Aje ukaza umuvuga mu bandi bagore, ukamuvuga neza, ntugende umusebya, ugende umutuka ngo ntashobotse, ukamubwira ati mugabo wanje naho ukora bino ndacyagukunze, ndakwishimiye, umugabo muzabana neza. Rero turabashimiye mwese mwakurikiranye Rukundo TV show. N'ubundi cyo tubasaba n'ubundi ni subscribe, like, share na comment. Ubundi ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao ciao.